ese ko mbona uhangayitse ukaba wubitse umutwe hasi, dore umeze nk'umuntu utora imyaka imeze nk'umusenyi. Nagerageje amasinye menshi ngo ndebe yuko wanyumva, ndetse nanahamagaye ngo ndebe ko wahindukira. Hashize akanya gatoya rwose mbona amarira aratakaye. Sigaho kubabara, sigaho guhangayika, dore umwami Getsemariyo yarakubabariye. Ageze n'i Karuvali Yesu aragutsindishiriza. Mbese ni iki gitumye ubabara bigeze aho? Oya reka kubabara, hari Yesu ukurengera. Hashize akanya gatoya mbona urahagurutse, kandi umeze nk'umuntu ugenda mu nzira utazi yajya, ureba hirya hino aho hose ubona utufungukira. Ariko abo barahirwa bari utuvungukira, bazasangira n'umwami Yesu ku meza ateguye mu ijuru. Sigaho kubabara, sigaho guhangayika, dore umwami Getsemariyo yarakubabariye. Ageze n'i Karuvali Yesu aragutsindishiriza. Mbese ni iki gitumye ubabara bigeze aho? Oya reka kubabara, hari Yesu uturengera. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru bwagenewe bene abo ngabo. Ndetse hahirwa n'abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazaragusi. Nawe haranira kuba mu bahirwa, maze uzaba umuragwa. Sigaho kubabara, sigaho guhangayika, dore umwami Getsemariyo yarakubabariye. Ageze n'i Karuvali Yesu aragutsindishiriza. Mbese ni iki gitumye ubabara bigeze aho? Oya reka kubabara, hari Yesu ukurengera. Sigaho kubabara, sigaho guhangayika, dore umwami Getsemariyo yarakubabariye. Ageze n'i Karuvali Yesu aragutsindishiriza. Mbese ni iki gitumye ubabara bigeze aho? Oya reka kubabara, tuzasekera mu ijuru.